ntugire ngo satani atuje ku buzima bwawe, ntugire ngo satani atuje ku rugo rwawe, ntugire ngo satani aratuje ku bw'umurimo w'Imana ukora, ahubwo satani arahaguruka akagutega byinshi. Ubu rero Imana iragusaba kuba maso kugira ngo uhagarare usaba Imana ikuzuza umwuka wera n'imbaraga z'Imana. Satani ashobora kugutega uburyohe bw'ibyisi, akabidekora, akabisiga umunyu, akabisiga isukari, akabisiga ubuki kugira ngo bigukerereze, bikubuze kugera ku ejo hazaza hawe, bikubuze kugira icyo uhindura. Ariko n'ibyo byose Bibiliya ivuga ngo ujye uba maso kugira ngo hatagira ikintu kikuriganya. Ushobora guteza ubunebwe ukabaho uri umunebwe. Yesu ashimwe bene data, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Abakurikiye Iyogezabutumwa TV muhabwe umugisha. Nitwa Pasiteri Nkurikiyumukiza Alphonse, ndi umupasiteri mu itorero Anglikani muri diyoseze ya Cyangugu. Nejejwe no kongera kubana namwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana yankize ku mutima. Mureke dusenge. Mana, mu izina rya Yesu, Imana y'impuhwe kandi Imana y'imbabazi, Imana idukunda kandi Imana igitwitaho, turagushimira kubw'umuhamagaro, turagushimira kubw'umugisha, turagushimira kubw'ubuzima. Tugeze mu kanya ko gusangira ijambo ryawe. Vugana natwe, uduhe umugisha kandi uvugane n'imitima yacu, kuko uri Imana ishobora byose. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bavandimwe, uyu munsi nifuze ko dusangira ijambo dusanga mu gitabo cya Nehemiya igice cya 2. Turasoma umurongo duhereye ku murongo wa 3. Nehemiya igice cya 2 duhereye ku murongo wa 3. Hagira hati: umwami ndamusubiza nti, umwami arakarama. Icyambuza kugaragaza umubabaro ni iki, ko umurwa n'ahantu h'ibituro bya sokuruza habaye amatongo, n'amarembo yaho akaba yarahiye. Amen. Uyu ni Nehemiya ubwo yari ari mu gihugu cy'i Babuloni, aho we na bagenzi be bari barajyanywe nk'imbohe cyangwa barajyanywe minyago muri kiriya gihugu. Mu icyo gihe bajyanywe n'abanyababuloni ku ngoma y'umwami Kuro. Nehemiya rero kuko yari yaravutse agakurira ibwami nk'umuyuda, yari azi byinshi byo mu rusengero, ariko kandi yari azi byinshi by'ibwami. Nuko atoranywa mu batoranyije kujya gukora ibwami. Agezeyo bamutoranyiriza kuba umuntu ushinzwe vino y'umwami, gutunganya vino y'umwami. Yari umuhereza wa vino y'umwami. Niko niwe ari umurimo wa Nehemiya. Mu gice cya mbere rero batwereka Nehemiya nyine ari muri icyo gihugu, ariko nubwo yari ari muri icyo gihugu, umutima we bigaragara ko warimo nk'ibice bibiri. Igice cy'umutima we cyari kiri mu kazi yakoraga, nubwo rwose yagakoranaga neza, ariko n'undi mutima we wabaga uri wabo. Nubwo yari mu gihugu cy'abandi, ntabwo umutima we wigeze uva iwabo. Buri gihe cyose rero yahoraga akurikira amakuru y'iwabo. Nuko umunsi umwe aza kubaza ati, ese iwacu bimeze biti? Uwabimubwiye amubwira inkuru mbi. Baramubwira bati, abari batajyanye mu minyago bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bageze amakuba menshi, baratukwa, kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenywe, n'amarembo yaho yarahiye. Bamubwira ko amarembo ya Yerusalemu yabaye amatongo, mbese umujyi wose n'urusengero ndetse n'ibindi babisenye, abantu bagakubitwa, abantu bagatukwa, ubwoko bw'Imana bakajya igisuzuguriro gikomeye. Nehemiya rero amaze kubyumva, amaze kumva iyo nkuru mbi, umurongo wa 4 wo mu gice cya mbere umugaragaza
ararira ngo amara iminsi asenga yiyiriza ubusa kandi agaragaza umubabaro imbere y'Imana. Arasenga ati ndakwinginze Uwiteka Mana nyirijuru, Mana iteye ubwoba, ikomeza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. None tegera ugutwi kwawe wumve, n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro, nsabira abagaragu bawe b'Abisiraheli, natura ibyaha byabo. Ni koko njyewe n'inzu ya data twagucumuyeho, twagukiraniyeho cyane nk'uko kandi ntitwitondera amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka. Nehemiya ajya imbere y'Imana yatura ibyaha bye ndetse yatura n'ibyaha bya bene wabo n'ibyaha by'umuryango wabo. Nehemiya rero umubabaro umwuzura umutima, akomeza kujya guhereza umwami, ariko umwami akabona hari ukuntu yahindutse, agaragaza umubabaro, yuzura agahinda k'ibyari byabaye iwabo inshuro ndetse zitarenze imwe. Ariko inshuro imwe ngo ashyiriye umwami vino, umwami aramubwira ati Nehemiya ufite ikibazo, umeze nk'umuntu ufite agahinda mu mutima, kandi biragaragara ko ufite agahinda rwose ko mu mutima. Nuko ku murongo mbasomeye, Nehemiya aramusubiza ati umwami arakarama, mbese n'iki kintu cyambuza umubabaro? Umurwana ahantu h'ibituro by'abasogokuruza habaye amatongo, ese ubwo umunezero nawukurahe? Ese ubwo ibyishimo nabikurahe? Rero ukomeje gusoma hepfo gatoya ku murongo wa 4 n'uwa 5, umwami aramubwira ngo ese urifuza ko ngukorera iki? Ese urifuza ko ngusaba iki? Nuko Nehemiya adatindikanyije, kuko yari yuzuye imbaraga z'amasengesho, Imana yamuhaye igikundiro, nuko aramubwira ngo mpuruhushye nje i Buyuda, nje kubaka umurwa w'abasogokuruza wasenyutse, kandi umpe n'urwandiko kugira ngo ntambuke. Ubwo nabyita nka viza cyangwa pasiporo yaramusabye. Amubwira ati rero umpe viza, umpe pasiporo, nkomeze ngende. Ikindi kandi unyandikire urwandiko rw'Akanyamashyamba, Akanyamashyamba, umuntu ushinzwe amashyamba, kugira ngo ampereze uburenganzira bwo gutema ibiti. Ku gice cya 2 umurongo wa 12 havuga amagambo akomeye. Hano Nehemiya avuga ati ntabwo nagize umuntu n'umwe mbwira, nari mfitanye ibanga n'Imana yanjye ku mutima, nari mfite ibanga ry'Imana yanjye ku mutima. Bavandimwe bene data, ibyo ukora byose, haba mu murimo w'Imana, haba no mu bindi mu buzima busanzwe, nta kinezeza, nta gitera ibyishimo, nta gitera imbaraga iyo ufitanye ibanga n'Imana mu mutima. Iyo ufitanye ibanga n'Imana, ibyo ukora byose wumva ubona kandi Imana igushyigikiye. Bene data, nubwo Nehemiya yarari bwami ari ategurira divayi umwami, ntabwo yari yishimye kubera ko yabimvisha amakuru y'iwabo. Yarari ahantu heza, aho twakwita mu Cyongereza comfort zone. Yarari ahantu heza, ahantu hameze neza, wumvaga ubwe ntacyo abaye, ariko yasanze kuguma ibwami kwe ntacyo bizamumarira, nta n'icyo bizamarira umuryango w'Abayuda. Nehemiya kandi yasanze akwiye kugira byinshi ahomba kugira ngo ubwe yunguke, ariko kandi yungure n'umuryango we. Nehemiya yagize umutima wagutse, agira umutima utikunda, agira umutima utirebaho, agira ishyaka rye ubwe, ariko agira n'ishyaka ryo kugira icyo akorera umuryango we. Nehemiya yirinze kwirebaho, yanze ubuzima bwe, yanga ubuzima bwo kwirebaho, yanga inyungu ze bwite, areba inyungu za rubanda nyamwinshi, areba inyungu z'abantu arabo b'icyo gihe n'abagomba kumukomokaho. Nehemiya yanze icyubahiro, aravuga ati ngiye kwiyambura icyubahiro cyo kuba hano ibwami, ngende
ngiye hariya muri ariya matongo mfatanye na bagenzi banjye, ngiye gutanga imbaraga zanjye, ngiye gutanga ubwenge bwanjye, ngiye gutanga ibyo mfite byose, ariko ndwane ku cyubahiro cyanjye n'icyubahiro cya bene wabo. Ngiye kwemera nsonze, ariko abazankurikiraho n'umuryango wanjye bazahage. Ngiye kwemera mbabare, ariko nge n'umuryango wanjye n'abazakurikiraho bazishime. Ngiye kwemera ndare rwantambi, ariko nge na bene wacu tuzabone aho kuba, tuzabone icyubahiro cy'umuryango wacu cyongeye kigarutse. Nehemiya agira umutima wagutse, asiba kwirebaho. Nehemiya ntiyareba hafi, ahubwo areba kure, agirira neza umuryango we, agirira neza n'abazaza ejo. Nehemiya yuzuye umutwaro, kandi uwo mutwaro yuzuye, iyo ugize umutwaro, uwo mutwaro ugutera no kugira icyo ukora. Umutwaro yuzuye unaguha guhaguruka, unaguha kugira imbaraga, unaguha gufata umwanzuro y'icyo uri bukore. Mu gice cya kabiri ku murongo wa 17 akusanya bene wabo, ubu kandi yagezeyo, arababwira ngo yemwe nimuhaguruke twubake, nimuhaguruke twubake, tureke kuba igitutsi mu banyamahanga. Arababwira ngo nimwinge mwimbaraga, dore amarembo y'iwacu, dore umujyi w'iwacu warasenyutse, none ntimwicare, ntimurye, ntimunywe, nyabo ndabinginze muhaguruke, nimwinge mwimbaraga, muhaguruke, turwane ku cyubahiro cyacu, turwane ku cyubahiro cya bene wacu. Nehemiya amaze guhamagara bene wabo, bamfashe umwanzuro, bavuze ngo yego koko mureke twegeranye imbaraga, twegeranye ubwenge, twegeranye ibikoresho, tutangire tuvane imyanda aho ngaho, tutangire dutunganye. Kubera umuhati yarahagurukanye na bagenzi be, Satani nawe abarahagurukanye. Ubwo Satani abahagurukiye mu bitwa Sanbalati, Satani abahagurukiye mu bitwa ba Tobiya, Satani ahagurukanye abitwa ba Geshemu. Barahagarara bashyira Nehemiya na bagenzi be mu ntambara. Reka nkubwire mwene data uteze iyogeza butumwa TV amatwi, kandi ureba ubu butumwa n'amashusho, wumve ko umunsi wahagurutse kugira ngo urwane ku cyubahiro cyawe, umunsi wahagurutse kugira ngo utazanure, umunsi wahagurutse kugira ngo urwane kuri destiny yawe, umunsi wahagurutse kugira ngo urwane ku cyubahiro cy'umuryango wawe, umunsi wahagurutse kugira ngo urwane ku cyubahiro cy'itorero ryawe, umunsi wahagurutse kugira ngo urwane ku gaciro k'iwanyu na bene wanyu, umunsi wahagurutse kugira ngo uhindure amateka. Ntabwo Satani azicara, Satani azahaguruka kugira ngo akurwanye. Hari abantu bahaguruka iyo babonye ugiye guhindura amateka, hari abantu bahaguruka iyo babona hari ikintu batangiye gukeka ikimana izagukorera n'ikimana izagukoresha, bagatangira kukurwanya. Abo ngabo barahaguruka, ariko umugambi w'Imana ntabwo ujyuhera. Haleluya! Ntabwo umugambi w'Imana ujyuhera. Naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka, naho imiraba yakwisukiranya, naho ibyago byaza ari byinshi, naho imisozi yahagarara imbere y'umunyamasezerano, Imana irahagarara ikabwira umusozi ngo mbese wita iki, we wa musozi we, imbere ya Zerubabeli Zerubabeli atambuke, Zerubabeli agatambuka mu mahoro. Naho rero urucantege rwaza. Reka babwire bene data, iyo uhagurutse ufite ibyo ugiye gukora, ufite intego, ufite iyerekwa, ufite viziyo, ufite aho uva, ufite naho ujya, abantu bakakureba, Satani agarunguruka ahagurutsa urucantege. Bakubwira ngo ariko wowe ugiye gukora iki? Ugiye kuvuga ubutumwa, abandi bavuga ubutumwa barananiwe, akakwereka abandi bavuga ubutumwa bananiwe, baguye mu nzira, babivuyemo, akubwira ngo wowe uhagurutsa ari nkande. Ariko duhagurukana na Yesu, tugahagurukana n'Umwuka Wera, tugahagurukana n'amasezerano, tugahagurukana n'Imana itubwira ngo humura mwana wanjye, turi kumwe, nzakugenda imbere, nzagukomeza, nzakwigisha, nzagukomeza. Nubwo uri umunyantege nkeya, nzakugira umunyembaraga. Nubwo uri injiji, nzaguhindura umunyabwenge. Humura, komera, ndi kumwe nawe. Urwo rucanege bakegerayo, tugatambuka, tukava mu bwiza tujya mu wundi bwiza, tugatera esikariye, tugakorera Imana, tugahagarara amasezerano. Izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Bavandimwe, Satani ashobora kuza ahagutera kuko abona ejo hazaza hawe, kandi Satani ashobora kuguteza byinshi, ashobora kugutera kuko yamaze kubona icyo uzaba cyo. Nuko yategeye Samusoni mu nzira, umusore ashobora guhagarara agafata intare akayicamo kabiri, akayishwanyagura. Umusore ashobora guhagarara agafata akasaya k'indogobe, indogobe yapfuye kera, agatora akasaya akakicisha abasirikare
benshi cyane ku rugamba igihugu cye kikanesha. Ariko umunsi umwe Satani amutega Delila, amaze kumutega inda yitwa Delila, nuko ngo amumenera ibanga, yimenera ibanga, amena ibanga ry'imbaraga ze, aranje Delila aramwogosha, imbaraga ze ziratakara. Rero bavandimwe, tugire ngo Satani atuje ku buzima bwawe, tugire ngo Satani atuje ku rugo rwawe, tugire ngo Satani aratuje ku bw'umurimo w'Imana ukora, ahubwo Satani arahaguruka akagutega byinshi. Ubu rero Imana iragusaba kuba maso kugira ngo uhagarare usaba Imana ikuzuza umwuka wera n'imbaraga z'Imana. Satani ashobora gutega uburyohe bw'ibyisi, akabidekora, akabisiga umunyu, akabisiga isukari, akabisiga ubuki kugira ngo bigukerereze, bikubuze kugera ku ejo hazaza hawe, bikubuze kugira icyo uhindura. Ariko mu byo byose Bibiliya ivuga ngo ujye uba maso kugira ngo hatagira ikintu kikuriganya. Ushobora guteza ubunebwe, ukabaho uri umunebwe, ukabaho ntacyo ukora, ukabaho uri aho ngaho usenga uzi ngo ibintu bizizana, ukabura aho ngaho uzi ko ibintu bizagera aho ngaho bikeza. Ariko mwene data, ubunebwe buri mu bintu bijye bituma umuntu atagira ku masezerano. Ubunebwe buri mu bintu bijya bituma umuntu atagira ejo hazaza, atagira icyo ahindura. Satani ashobora guteza ubwibone, uri umugabo, uri umusore, uri umukobwa, akaguteza, cyangwa uri umubyeyi akaguteza ubwibone. Kandi Bibiliya ivuga ko kwibona bibanziriza kugwa, kwishyira hejuru bibanziriza kugwa. Iyo Imana ikubonyemo ubwibone ihita yibuka Satani. Ubwo rero Imana igahita itangira kugenda kure yawe, kandi iyo watangira kujya kure y'Imana ibintu bitangira kugenda bikurangirana. Bene data, Imana irifuza guhagurutsa ba Nehemiya menshi. Iyo tuvuga ba Nehemiya, ushobora kuba uri umugore, ushobora kuba uri umugabo, ushobora kuba uri umusore cyangwa umukobwa. Imana irifuza guhamagara ba Nehemiya. Nehemiya ufite umutwaro w'umurimo w'Imana, Nehemiya ufite umutwaro wo guhindura umuryango we, Nehemiya ufite umutwaro wo kugira ibyo ahindura. Ba Nehemiya bifuza kwagura ubwami bw'Imana, ba Nehemiya bifuza kugira umutwaro w'itorero. Yabona ibitagenda neza mu itorero agahagarara akabwira Imana ngo ndashaka nkoresha ngire icyo mpindura. Ba Nehemiya bifuza gutegurira generation, bifuza gutegura batikunda, badakunda ibyabo byonyine, ahubwo barenza amaso bakareba n'ejo hazaza, bakemera kurambika ubuzima bwabo hasi, abandi bakabutambukaho kugira ngo bazagere ku masezerano yabo. Ba Nehemiya bemera kuba urwego, Nehemiya wemera kuba urwego abantu bazamukiraho kugira ngo bagere ku masezerano yabo. Nehemiya abo ngabo ni Imana yifuza guhamagara mu gihe nk'iki ngiki cy'umuhene imbere, mu gihe nk'iki ngiki abantu baguye mu mitima, mu gihe nk'iki ngiki abantu bavuye mu byirizerwa kandi bakavuga gukiranuka ku munwa gusa, ku mutima nta kurimo. Imana rero irifuza guhagurutsa abantu bavuga ubutumwa, abantu basenga, abantu bahagarara bagahesha Imana icyubahiro. Bene data, ari ibintu bijya bisetsa. Ndi umupasitori, ariko hari ibintu njya ndeba bikantera umubabaro, bikantera agahinda. Umuntu akaba mu itorero, imihango y'itorero yose rwose yarayikorewe, nta gisigaye, ariko akicara mu rusengero ku cyumweru. Uwo muntu ntavuga ubutumwa, ntabwo ari umuvuga ubutumwa, ntabwo ari umuririmbyi, si umunyamasengesho, si umuprotokole, nta kindi kintu kindi akora mu rusengero. Nta mashyi, nta mpundu, nta mudiho, nta turo, nta cyacumi, nta kintu mbese amaze mu rusengero. Niba umuntu uza ubundi bakamwicaza akicara agashyira uruguru kundi, umuvuga butumwa akabwiriza, abasenga bagasenga, nuko yarangiza. Ahubwo mwene abo ngabo, ikizakubwira mwene abo ngabo ni abantu bazana kiritiki, mu rusengero. Irakora ntago zi kuririmba neza, irakora zi kuririmba neza, uramuvuga ubutumwa ntazi kuvuga ubutumwa, urazi kuvuga ubutumwa neza. Ukibaza ngo ese wowe uraho ngaho umaze iki mu itorero? Umunsi wapfuye, umunsi wagiye, abantu bazakuvuga iki? Abantu bazakwibukira kuki? Hari umuntu ujya upfa, abantu bagahagarara, atuye umuntu ntihageze haza umuntu amuvuge uko yabayeho. Atuye umuntu yaravutse, arakura, arabyara. None se ibyo nibyo yakoze gusa? Yarakuze, arangije akazi ke kwara kukubyara gusa, nta kindi kintu yigeze amara. Umugabo yava mu rugo, umugore n'abana bakavuga ngo ugenda turagukiza. Umugore yava mu rugo nuko nguko, kubera ko yari yarabatesheje. Ariko bene data,
turasaba Imana kugira ngo iduhagurutse. Ndasaba Imana kugira ngo iguhagurutse we wumva ubu butumwa kandi utekereze wibaze ngese uyu munsi ngiye Imana iri kumbwira iki. Imana yifuza guhagurutsa abasore ndetse n'abakobwa bafite umutwaro wo guhindura amateka y'imiryango yabo, imiryango yasenyutse, imiryango yapfuye, tukigira ku mateka y'ibyashize, tugahagarara tukavuga ngo no, ibi birahagije, ibi birahagije, ngiye guhagarara, ndebye uburyo data na mama babayeho, ndebye uburyo umuryango wanjye wabayeho, ngiye guhagarara mpindura amateka. Narahagurutse maze gukizwa, maze kuzura imbaraga z'umwuka wera, ntangira kuvuga ubutumwa. Nuko amajwi ya Satani araza aravuga ngo ese ubundi uzazana umugore bigenze bite, ubundi uzashyingirwa bigenze bite, no mu nda y'iwanyu hashingiwe umuntu umwe, amaze no gushyingirwa ntiyamaze amezi 2 adapfuye, wowe ugiye gushyingirwa uzashyingirwa ute? Ndavuga ngo no, ndi umukristo kandi nzashyingirwa. Nuko ndangije ndahagarara, mpagarara mu itorero, ntangira gusenga, mbwira Imana ngo Mana, wambanye mu byaha, wambanye mu bugoryi bwo mu isi, wambanye mu ruzerero rw'isi, unshyira mu nzu yawe, ngiye kugukorera. Ndi tayari yo kugukorera, ndi tayari yo guhindura amateka mabi y'umuryango wanjye, ndi tayari yo guhindura amateka mabi. Ndashaka kuvana abantu mu byaha, ndashaka kuzura umwuka wera, ndashaka guhesha abantu umugisha. Akanwa kanjye kavuze ibyaha, akanwa kanjye kanywa itabi kanywa inzoga. Imana numvira kumbwira ngo akanwa kawe kajye gahesha umugisha. Bavandimwe, niyo mpamvu mubona Imana yamagurukije kugira ngo nanjye mpeshe abantu umugisha. Imana yifuza guhagurutsa abagabo bifuza kuzabaho na nyuma y'urupfu. Umuntu akabaho ariko nyuma y'urupfu waramaze gupfa, abantu bakazabanga yego koko ahantu hari hatuye umugabo, ahantu hanyuze umugabo, ahantu hakoreye umugabo wagize ibyo ahindura. Abantu bakagira ibyo bakwibukiraho kuko hagurutse ugasiga urwibutso, ugasiga uteguriye abazagukurikira, ugasiga akazasiga kandi. Ntabwo Imana yifuza kubona abantu bakuruwaza amaboko kandi baruzi ibibazo biri kuba. Imana rero yahagurukije Nehemiya, nawe yaguhagurutsa kugira ngo uhaguruke, ugire umutwaro. Kandi imbaraga turwanisha, imbaraga dukoresha, ubushobozi bwacu ntabwo ari ubwacu, ni ubushobozi bw'Imana. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana ifite byose mu biganza byayo. Niyo iha abanyantege nkeya imbaraga, niyo ihinjije ubwenge, niyo itanga ubuhanga, niyo itanga ubushobozi. Ni Imana, niyo cyubahiro cyacu. Bavandimwe, umwanditsi Yohana arandika mu rwandiko rwa mbere igice cya 13:16 arangije avuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo. Icyo ari cyo nuko Yesu yatanze ubuzima bwe ku bwacu. Natwe ibidukwiriye nuko twatanga ubuzima bwacu, ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ugahagarara ntiwirebeho ukareba ku bandi, ugahagarara ugashaka ibisubizo by'abandi, ugahagarara ugashaka ibyanezeza abandi, ugahagarara ukagira aburemera ubuzima, ukagira imibereho, ukagira aburemera umurongo w'ubuzima. Ejo umuntu akazakwirahira akavuga ngo nabanye n'umuntu. Bene data rero nimureke dusome dusoza kandi umurongo wa nyuma Nehemiya yanditse amaze gukora ibyo Imana yari imuhamagariye. Umurongo wa nyuma w'igitabo cye arandika agira ati, Mana yanjye ujye unyibuka ubinshimire, Mana yanjye uzajya unyibuka ubinshimire. Nugeza mu gihe cyo gupfa, nugera mu gihe cyo gusaza, nugera mu gihe cyo kugenda, ntihazagire icyo wicuza. Nugera mu gihe cyo kuva kuri iyi si, ntazagire icyo wicuza, ahubwo uzashimira Imana uvuge ngo Mana, imirimo yanjye ndayirangije, imirimo yanjye ne kuri iyi si ndayirangije, kuko nahagaze mu gihe cyanjye. Ntabwo nirebyeho, ntabwo nikunze, nakoze ibyanjye, ariko kandi mfite nabo naremeye ubuzima, mfite nabo nateguriye ejo hazaza, bazasigara barya imbaraga zanjye, bazasigara baryoherwa n'imigisha wankoresheje, bazasigara bariho kuko nanjye ndiho. Imana rero ibaha umugisha. Mwene data ukurikiye Iyogezabutumwa TV, ubutumwa bwari ubwawe kugira ngo utekereze icyo Imana gushyire ku isi, utekereze icyo Imana gushyire muri korari, utekereze icyo Imana yaguhereye urugo, utekereze icyo Imana yaguhereye abana, utekereze icyo Imana yaguhereye umurimo, utekereze icyo Imana yaguhereye itorero, utekereze icyo Imana yaguhereye amashuri, utekereze icyo Imana yaguhereye amafaranga, utekereze icyo Imana yaguhereye ubutunzi ufite. Ibyo byose numara kubitekereza
uzabyikoreshereze ariko kandi ubikoreshereze n'abandi cyane cyane ugamije icyubahiro cy'Imana. Munyemerere dusenge. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu turashima izina ryawe ryiza, turashima izina ryawe ry'icyubahiro. Utuganirije ku butwari umuhamagaro wa Nehemiya, uburyo yahagurutse akibuza umunezero w'ibwami, agahagurukana umutwaro ukomeye we n'umuryango we, kugira ngo ajye gufatanya n'abandi abayobore gusana inkike, amarembo y'i Yerusalemu yarasenywe n'abanzi. Nuko rero Mwami Imana yacu, kubw'ijambo ryawe twumvise duhamagarira kugira icyo dukora kubw'imiryango yacu, kubw'itorero ryawe kandi twumvise duhamagarira Mwami Imana yacu kubaka imiryango no kubaka itorero no kubaka igihugu cyacu. Komeza rero duhumugishe, tugire neza, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Muvandimwe, ndaguhamagarira gukora subscribe kuri Iyogezabutumwa TV, ukore subscribe kugira ngo ubutumwa iyi TV izajya ishyiraho bujye buhita bukugeraho. Ukore like ndetse ukore na share, usangiza abandi kugira ngo ubu butumwa bwamamare ku isi yose nk'uko umugambi w'Imana n'umuhamagaro yashyize kuri bene data kugira ngo usore. Imana ibamugisha, Imana ibagirire neza, kuko Imana kubana namwe mu izina rya Data twese n'iry'Umwana ry'Umwuka Wera, amen.